Mu myaka ya mbere y'ibihumbi bibiri sinema nyarwanda yari itaragera kure. Abanyarwanda benshi barebaga filime z'amahanga cyane cyane za Nigeria. Nimvuga muri Nigeria mwumve muri Nollywood, izo mu Buhinde Bollywood ndetse n'iza Hollywood. Ariko ikibazo cy'urusobe iki gihe cyari ururimi. Abantu benshi ntibasobanukirwaga icyongereza cyangwa igihinde, bityo byazaga gutuma hari abashidikanya cyangwa bakabura uburyo baryoherwa n'izi filime baga barimo barareba. Ni muri ubwo buryo hatangiye kuzamo abantu batangiye gufata amajwi bakagenda bayasobanura mu buryo bugiye butandukanye, cyane cyane muri Afurika. Izo filime wasangaga zitwa agasobanuye ariko bigaterwa n'ururimi rwo muri icyo gihugu. Mu Rwanda twebwe zabaga ari filime zisobanuye mu Kinyarwanda. Muri icyo gihe abasobanuzi bamwe bagiye bazamuka mu Rwanda barimo bayanga, ndetse bagenda bakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye birimo amafilime agenda atandukanye, aho bazisobanuraga zaba ari zo mu Bushinwa bazana icyitegererezo muri filime nyarwanda, bagaragaza yuko zaba ari zo muri Amerika, mu Buhinde, mu Bushinwa cyangwa se no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye byo hanze babasha kuzisobanura mu buryo hakorwaga nk'icyo bita transaction language. Batangiye kwigaragaza nk'abanyempano bashyira ubuzima muri filime z'amahanga, bakazivugira mu rurimi rw'abanyarwanda bose bumva, bakazihindura ibintu biryoheye cyane amatwi. Filime z'amahanga zari zisigaye ziba nk'iz'abanyarwanda kuko abavuga ikinyarwanda bazisobanura kandi ukumva neza niko abanyamahanga barimo baravuga. Abasobanuzi bagiye bagira uruhare rukomeye mu gushishikariza abantu kureba sinema no kuyumva, ndetse ibi byaje no gutuma abantu bumva yuko no gusobanura ari ubuhanzi butari ubusanzwe, ahubwo ari ubuhanzi bw'ubuhanga. Nkundira rero nk'uha ikaze ugeze kuri Replay TV. Ndagushimiye we wamaze gukora subscribe, ndetse nawe ucyagera nkwibutsa ko wakora subscribe tukajya tubana 5 kuri 5, dore ko dukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, byose bigamije kungurana ubumenyi, ibitekerezo ndetse n'utundi twagiye tuboneka impande n'impande ku isi. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 kugeza ubu ngubu filime nyarwanda zagiye zigira intambwe ikomeye. Hasohotse filime nyinshi z'iwacu zikorwa n'abanyarwanda ubwabo, ndetse bamwe bagenda banazisobanura kandi zakinwe n'abini iwacu mu Rwanda. Muri urwo rugendo rwose izina rimwe ryagiye rihora ryumvikana cyane, rikundwa rikagira igikundiro, nta rindi ni Rocky Kimomo. Nkundira uyu munsi turebe ibyagiye biranga uyu mugabo Rocky Kimomo uri gukora amateka muri sinema nyarwanda, hatari muri filime nyarwanda gusa ahubwo no muri filime z'agasobanuye zikunze gukundwa nk'agasobanuye nyine ka Kinyarwanda. Rocky Kimomo ni umwe mu basobanuzi ba filime nyarwanda n'amahanga bakunzwe cyane muri iki gihe. Amazina ye y'ukuri ntazwi cyane n'abantu bose, ariko izina rya Rocky Kimomo ryabaye brand. Ni ikirango cy'umusobanuzi wihariye ufite uburyo bwe bw'umwimerere bwo kuvuga no gusobanura filime. Rocky Kimomo yatangiye kugaragara ku mbuga nka za YouTube, Telegram ndetse no ku mamashini y'abasaba filime ku masoko no mu tubari. Abandi batangiye kugenda bamutega amatwi kubera uburyo avugamo filime afite umuvuduko n'inyurabwenge. Imvugo ze zagiye zihinduka imvugo zitanga ubumenyi hamwe na hamwe ku mbuga zindi nk'ama TikTok z'abakunzi ba filime, aho umuntu yabaga ari hose yikiniraga uyu mugabo Rocky Kimomo. Iyi ni filime ya Rocky Kimomo, ese we wari uyizi? Ubwo nimvuga filime ya Rocky Kimomo ntagaruka ari filime yakinye, ahubwo n'ubuzima bwe ubwiwe bw'uyu musobanuzi bwahindutse nka filime. Rocky yaje kwiyubakira izina nk'umusobanuzi utari gusa gushaka amajwi, ahubwo nk'umuntu ufite ubuhanga mu gutuma filime igira ubuzima bushya. Rocky Kimomo azwiho ijwi rifite imbaraga ndetse n'ukuntu agira ubuhanga mu gusetsa abantu atabiteguye. Akenshi mu gihe abandi basobanuzi bagira uburyo butuje, Rocky wazana umuvuduko n'imbaraga. Rimwe na rimwe akabyinisha amagambo, akavanga ubuhanga n'urwenya. Ibyo bituma filime z'umuhinde cyangwa iz'umushinwa zirebwa kuri Afurika, kuko umusobanuzi ayihinduriye abaturage basanzwe bakayumva ndetse bakanayikunda. Rocky Kimomo akoresha ikoranabuhanga rigezweho mu gusobanura filime. Afata filime y'amahanga cyangwa iy'iwacu akayivangamo ijwi, rimwe na rimwe akongeramo sound effect cyangwa amajwi y'urwenya. Kuri ubu ngubu rero akorera cyane ku mbuga nka YouTube, TikTok ndetse na Telegram, aho filime zisobanuye ze zirebwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbagiza kandi mu isaha cyangwa se no mu minota. Rocky Kimomo si umuntu waje gusa ngo asobanure filime, yaje nk'umuntu wahinduye isura y'ukuntu abantu bafataga gusobanura. Mbere gusobanura byafatwaga nk'umwuga w'abantu badafite ubushobozi bwo gukora filime zabo, ariko we yabigaragaje nk'ubuhanzi, mu buryo bwo gusetsa, kwigisha, gushimisha abantu mu buryo bwagutse. Rocky Kimomo akunda gusobanura serious, cartoons ndetse n'amafilime y'urukundo n'ay'amayobera. Buri kintu ashyizeho ijwi rye kigira umwimerere, bituma abantu babona ko ibyo bintu byamaze kumenyekana nk'ibishya. Ibi ngibi ntabwo tubitindaho, ni nk'igihe yazamuraga umuhanzi Papa Cyangwe, aho uyu muhanzi yatangiye kugira amajwi akomeye cyane mu bitangazamakuru byo mu Rwanda. dore yuko ariko binavugwa ko yagiye kurekurira rimwe. Abafana ba Rocky Kimomo ku munsi wa none bamufata nk'umuhanzi,
iyo asohoye filime nshya yasobanuye usanga abantu bayiganiriraho bagasubira mu magambo yavuze muri filime nk'aho ari indirimbo. Ahasigaye nuko amazina yiwe yagiye aba n'icyitegererezo, ndetse n'abasobanuzi bashya baza bakumva ko bagomba gutangira uyu mwuga. Benshi bavuga ko bagiye bakurikira urugero rwe ndetse n'icyitegererezo atanga muri filime nyarwanda. Mu gihe filime nyarwanda ziri kuzamuka, abasobanuzi nka Rocky Kimomo bafite uruhare rukomeye mu kuzimenyekanisha. Abantu benshi wasangaga batareba filime kubera yuko zidafite uburyo bwo kumvikanisha indimi tuvuga cyangwa se ngo zumvikanishe ururimi rw'ikinyarwanda nko ku ruhando mpuzamahanga. Ariko Rocky yarabikoze bitanga imvugo ibafata. Rocky kandi akomeza gufasha n'abakora filime nyarwanda mu kuzamura ibikorwa byabo, aho rimwe na rimwe asobanuriza iwacu kugira ngo zirusheho kugera kure. Abahanga benshi bagiye batandukanye bo mu Rwanda baricaye banzura yuko mu by'umuco bavuga ko nk'umu-DJ ari uw'ingenzi mu muziki. Rero n'uyu musobanuzi nk'uyu aba akeneye ari uw'ingenzi muri sinema, kuko ari we ufasha abantu kumva no gukunda ibihangano bya sinema. Uyu munsi wa none sinema nyarwanda iri kugenda ifata intera. Filime nyinshi z'iwacu zasohotse ku rwego mpuzamahanga, ziri ku mbuga nka Netflix, Amazon Prime ndetse na YouTube. Abasobanuzi nka Rocky Kimomo bazakomeza kugira uruhare mu gutuma izi filime nyarwanda zirushaho kugera ku bantu benshi, kandi haracyari icyizere cy'uko mu myaka mike iri imbere gusobanura filime bizaba ari umwuga wemewe n'amategeko mu Rwanda, aho abantu bazajya babihabwamo ibihembo nk'uko abaririmbyi bahabwa ibihembo bya muzika cyangwa se abakinnyi ba filime nyarwanda. Rocky Kimomo nk'umwe mu bayoboye iyi nzira azahora yibukwa nk'uwakoze impinduka ikomeye mu guhuza umuco, filime n'ururimi rw'Abanyarwanda. Ubundi mu gutunganya filime amajwi ni kimwe mu biyigira nziza, ariko ijwi rya Rocky Kimomo ryabaye nk'umuziki mu matwi y'Abanyarwanda. Uburyo avuga, uko asetsa, uko akoresha amagambo, byose byatumye filime zisobanuye ziba igice cy'umuco nyarwanda. Uyu munsi iyo umuntu yumvishe Rocky Kimomo ahita yibuka ijwi rye ryihariye, ubuhanga n'ubushake bwo gutuma abantu bishima. Ni umusobanuzi ubundi muri make utazibagirana, kandi azahora ari umwe mu bantu batumye sinema nyarwanda igera ku rwego rushimishije. Uyu munsi wa none Rocky Kimomo ari kugenda akora amatripping amwe n'amwe agiye atandukanye, agaragaza yuko nawe hari icyo amaze kwisumburaho kuva igihe yatangiriye sinema n'aho ageze ubu ngubu. Uwagaragaye nka manager w'abahanzi nyarwanda cyangwa se akagaragara nka manager w'umwe mu basobanuzi nyarwanda ku munsi wa none, nawe ubwiwe arimo aragenda agaragaza ko hari amateka ari kugenda yubaka mu buzima bwe atandukanye n'ayo yahozemo mbere. Umusobanuzi Rocky Kimomo cyangwa se Rocky Kirabiranya ku munsi wa none ibyo ari kugenda agaragaza biri kugenda bitanga ishusho ya sinema nyarwanda yo mu minsi iri imbere. Ubu ngubu uyu musobanuzi uri kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeje kugenda yerekana impinduka za sinema nyarwanda cyangwa se agasobanuye muri rusange. Ibi ni biri kugenda bivugisha bamwe amangambure ku mbuga nkoranyambaga, aho bari kugenda bavuga ngo Rocky noneho yadukiranye, ariko ibisukukirana abantu ahubwo ni ukugira ngo nawe yerekane yuko aho yatangiriye n'aho ageze ubu hari impinduka ziri kugenda zigaragaramo. Mwakoze mwese twabonye muri iki kiganiro ya Replay TV.